baramushakishwe muzajya musura abantu cyane rwose kuko udasuye umuntu unguka musura ngo muhure mu kabari ngo ugiye kumugurira byeri kandi ubwo nta kintu bukoze kandi yarari hafi mu rupfu aba bantu rwose musura abarwayi kuko kose umurwayi ngiye baranse mfite no mvune ndi no mu rugo ngenyine numva ibyishimo bitanye azama akanyamuneza wakira arega buriya nubwo umuntu abantu bazi ngo kuba wasura umuntu ngo nuko waba ufite ibyo mushyiriye kuba wamusanga mukaganira ukamuganiriza byonyine biba bihagije n'abantu bakumva umuntu akomanze muturanye ati wa muntu burya yarafite amaniga baziranye bakavuga ati ntabwo twongera na burya se uramuzi ati ndamuzi bita Sadunda amazina yandi yiwe ati sinjyana namenya ati ndayazi nimenya ko ari Sadunda gusa ati ndayazi ati se ntimwamubitse ko yapfuye ati niko byagenze n'ubu ngubu ntabwo tuzi ngo abahe abaduhaye amakuru batubwiye baduhaye amakuru ko yiyahuye agapfa nanjye nibyo nzi ariko kuba yariyahuye yarabikoze urumdunda Yesu nashe amazina mwagiye muvuga Yesu gira neza ibyo bintu arangije abaza ngo umuntu yari yasuye ati se umuntu bita gutya na gutya n'ubwa mbere bamuhamagaye ati bamaze iminsi bamuhamagara hano muri gereza ati se yazanywe hano byagenze bite niba ufite amakuru ahagije ni gereza mu Rwanda cyangwa jewe ni ugutegura umunsi sindigeze ufite umwanya tukagenda ukamusura ukamwibonera amaso ku maso ukumva ko kuri gereza ntago kwasura ari nko gusura umuntu mu bitaro no mu bitaro agira isaha iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda rwakazamura igiciro cy'Rwanda gusa mutono saa 7 n'umugoroba saa 8 cyangwa saa 9 kuri Manzi na TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe niba utari wayikora ndetse n'abayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze kitakunze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanye iki reka nanjye mpereze ikaze abakunzi bari muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia uri mu gihugu cy'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba urengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali mubwire ko uburyo ugenda twigaragariza uburyo twabanye mu bihe bikomeye neza kandi ubana natwe umunsi ku munsi wabanye n'umubyeyi wacu waramusengeye unadusengera mu bindi nawe uzi twari turimo Imana iguha umugisha nakire mama w'abapampu uyu munsi nagira ngo tuganire mufite n'inkuru nziza ariko ndibuze kumuha ku munota wawe umeze ute shandaho nyine urabeze maze iminsi ndwaye yego cyagisima bagikuyeho ariko mu mutwe none wari karazi neza urumva nta wari karazi nako mu mutwe ndiseriye ariko nagiye kwa muganga nyine muri privé ari umurokore wanjyanyeyo bagikuraho igisima ariko nubundi ikiguru cyaragomye kibikisite mbona akaguru nubundi akaguru do nubundi urabona ko nubundi karacyaryo abantu ngo baravuze ngo mama papa ngo arabeshya ngo nta kibazo bafite ndetse ngibi nabyo nukubeshya hoya abantu nyine nge abantu niko bakunda kuvuga urabihorera nakundi no simeze tamakuru y'ibindi shana rinda pe narinda ariko nizari mva ni danje mwana uvuga ngo ndaho ndwaye ndaho warabuze umuvandimwe narabuze umuvandimwe shaka ngubwe nago nishimye singiye kubeshya mvuze ndishimye nambeshye mva ndiro ndakazu yazi ariko si cyo nakonje aricyo kwishimira gihe harimo amabanga kuri ngeze akanya ko ukiri muzima uri gumenya ibyo ngibyo byo ni haleluya ibyo ni haleluya ko barankoye igisima nkabana nakigendera ku kibando cyane kitsiye ngiye kure ariko ubundi
ndemera nkakananika nkakamwe kayaka nkagira gutya nkakayaka nyine akaba kandya byadanje man kakandya byadanje nta miti bagwaye byibuze iri kugufasha kubyimbura abantu imiti we baguye imiti nta mituweli ufite wakino urumva ibyo ufite ari umuganga ujya akina iyo mikino nta muganga ujya akina iyo mikino usenga Imana ikabikora yoyine ubwacyo ariko nawe icyo nyikundira nuko iyo uri tureberera reba ko bino Imana uri tureberera ngo turayivuna tuyibaza ku musaraba tuyibaza ku musaraba kandi Imana ni Imana nta kijya gihindura Imana baravuga ngo nyuma y'imbaraga ngo bayita ngo Imana ni ya Imana ni ya ngo Imana ni ya ndabuze uko bigenda aravuga ngo Imana ni ya yego sha skoko Kenya naye gafite mwana bacyakibuka ngo nyine ngo urukundo rwabaye rwishi kavuga ngo Imana ni ya biba byakurenze imirimo yayo n'ibitangaza ikora byakurenze ugahita ati Imana ni ya ijambo ry'Imana mu Giswahili umuntu abasha kurivuga urayizi se mu Giswahili urumva navuze ngo Imana ni ya Imana ni ya sese Ikinyarwanda neza ko ari Igifaransa cyangwa Igiswahili ya nesenya karame umeze to numva ngo urambwira ibintu nishimye ngewe ndabizi neza kuri butaye wishimye kandi umeze neza uno munsi se uyu munsi ngo nina misanga rahite uvamo muri iki gikovu kiri muri iki gikovu nyine kintu urahita ukira ndabizi ndakira mu izina rya Yesu mpamvu rero mbanje kukubaza ati se umeze ute amakuru y'iminsi nyuma yo kurwara no gukora igisima uriyumva ute ubuzima buhagaze iyo mvana wa mugabo byarangiye nanamubuze urumva umugabo wawe n'ubu ntago aragaruka nta namakuru ko wenda ashobora kuba yaranafunze birangira na mugabo nyiri byo nanyirukanye ubu ngubu nawe yakwirukanye mu yanyirukanye ambura ngo genda nyine ngo ntakorwara iwanje utanyishyura kavukira Sorotiro Denise igira imiyaga wakina nta mikino avuga ati rangiye batarapima ngo babone ko ndi mu manegeka rangiye ngo ngomba kugukanya agafo kukumvamo ibiceri nka kunywamo nka kurya none ubu yagusohoye mu nzu ko yatari kubona amafaranga yo kumwishyura my preafe iminsi 15 ko zizagera ku itariki 2 z'ukwa munani nibwo bizaba birangiye ngo nzahita nyimbiza kaguru nkanene kanarya mu mihanda narya migi yose imbizi badukora nabwo muzaze kunsura muri munganisha muzana munganisha kandi ngiye nkunda kuvuga ibintu baravuga ngo mama papa ngo ni film ngiye nago ibintu mbavuga ari film nyine n'wenda yikira ariko bikeshe mvuga ibyanjye bindiho niki ngira se mwana ndumva ngize so ndikamanza ngushimire kuba wafashe umwanya ukaza nubwo bitari byoroshye ukagera ngaha nabonye kuzi wawe ntago byankundiye ariko ngushimiye ko basi wemeye kuza ngo tuganire njye nawe naje nago iyo umuntu ambwiye ati ngwino ndagushaka urabizi nanjye mbadi hejuru abari vuba mbadi vuba nibyo nica nambaye ubundi buri kanya baniteguye cyane no guhora twambarira urugamba ngo kabisa sani saa twarwana tuba turi hejuru so rero nanjye nshimye Imana ko wakize ubu ngubu umeze neza nako nakize neza ariko ndasindagira ariko urasindagira kimwe nuko cyagena gusanze ku mukeka uryamye mutora nkujyana umugisha arasindagije bakiriye umubyeyi umuntu gusura buryo urwaye baramushakishwe muzajya musura abantu cyane rwose kuko udasuye umuntu unguka musura ngo muhure mu kabari ngo ugiye kumugurira byeri kandi ubwo nta kintu bukosa kandi yarari hafi mu rupfu aba bantu rwose musura abarwayi kuko kose umurwayi ngiye baranse mfite no mvune ndi no mu rugo ngenyine numva ibyishimo bitanye azama akanyamuneza wakira arega buriya nubwo umuntu abantu bazi ngo kuba wasura umuntu ngo nuko waba ufite ibyo mushyiriye kuba wamusanga mukaganira ukamuganiriza byonyine biba bihagije n'abantu bakumva umuntu akomanze muturanya muntu burya yarafite amaniga baziranye bakavuga ati ntabwo twongera kumucisha ijisho ntabwo yibana yajyanya nani kugushimira ariko nanashima Imana ku bwawe ndetse no kubw'imirimo n'ibitangaza Imana iri kugenda idukorera nka famiye kuyo mvuze famiye nkuzanamo muri famiye yacu no kwa Innocent turimo ducamo mu minsi yashize urabizi urabona ko Sadunda nta cyizere amakuru bepe ushima Imana mu mutima wawe Sadunda ni muzima ariho
Kuki? arahumeka Ngo Saduna ari muzima. ariho Ose nyakuwa ari muzima aje gushungera abantu gute? Aka kanya konzi umva se. Usazo tembizi kutanywa inzoka. Winywera amazi na ji. Ubundi umuntu unywa inzoga nupfa kuvuga ngo ibyo abonye imitwe ngo yarihindukije ngo ubwonko buri inyuma. Nawe wasaze gihe ki? Ntago nasaze ndi. Ese umuntu wapfuye arongera akazuka. Ntago nasaze. Umuntu wazutse ku isi yapfuye wenyine ni Lazaro na Yesu bonyine nawe Yesu yazutse aguruka arabwatesha ntongeye gutura mu yose yanyu ibyo nahuriyemo nabyo ntago ninagaruka kubura nzajya mbapepera ku gicu ku bicu hejuru cyane azagaranga mu bicu Lazaro yaravuze ati nubwo nzutse ariko ntago muzapfa kumbona nese mwana Sadunda ko yapfuye utangiye kuzana ngo ariho gute ntago yapfuye ariho ni muzima ariko Imana iri agaragaza yaramuzuranye na abuko nabandi nabonye bazutse koko imperuka ngo yaba yageze bara bakobaye nibazuka umururu zaka njyewe nari nicaye ndi mu rugo ntagiye no mu kazi telefone irampamagara nkurura urumva hari nkuru burya kubira muziri muzinga kugira ngo uze kuyumva neza telefone irampamagara fata ku muntu telefone impamagaye ati bimeze bitatu ni sawa telefone yaheze iyi telefone ntasi y'umuntu ariko we urumva ati uko amanimero yacu baba yakura ku ma ati nturi nyashya ati ndi nyashya umuntu bita gutya na gutya se uramuzi ati ndamuzi bita Sadunda amazina yandi yiwe ati sinjyana namenya ati ndayazi nimenya ko ari Sadunda gusa ati ndayazi ati se nimwamubitse ko yapfuye ati niko byagenze n'ubu ngubu ntago tuzi ngabahe abaduhaye amakuru batubwiye baduha amakuru ko yiyahuye agapfa nanjye nibyo nzi ariko kuba yari yahuye yarabikoze urumva no kuba yarapfuye byarabaye hoye byo ntibyabaye urumva arangije n'amagambo nasuye umuntu muri gereza barimo bahamagara amazina numva izina rya Sadunda Yesu nashi amazina mwagiye muvuga Yesu gira neza ibyo bintu se arangije abaza ngo umuntu yari yasuye ati se umuntu bita gutya na gutya no bwa mbere bamuhamagaye ati bamaze iminsi bamuhamagara hano muri gereza ati se yazanywe hano byagenze bite niba ufite amakuru ahagije ni gereza mu Rwanda cyangwa niyo muri Sudan ati se byagenze bite ati njyewe barapakiye baramuzana ngo yari yagerageje kwiyahura ariko na nyuma yo kwiyahura ngo yari yagize ate we ubwe yari yacitse impanda imodoka itwara abagororwa kumwe imbabazi simbuka n'abantuze n'abarondo boy bano bantu bacunga umutekano yayisimbutse arayisimbuka ngo bya aramamaga ndavuga ati ngiye rero ibyo bintu ntabwo nabyizera ijana kuri urumva ati ibyo bintu ntabwo nabyizera arambwira ati wowe uzaze wikorera iperereza hano kuri gereza amarokansiyo ndagendanya kuri gereza ujyaye kuri gereza mu magambo make bambonye Sadunda n'amaso yanjye ndamusubiza cya kiguru cyanjye ariko ntago nashima Imana nicaye witeka nahabwa icyubahiro nzamuye akaboko nshima Imana cyane kubwo Sadunda ariho Imana ishimwe kandi yabwa icyubahiro ishimwe ko yanyoreje n'aka kaguru Imana uri mu ijuru icyubahiro ni iki uwo mugabo umurambikaho ikiganza cyawe tuzongeye tumurebesha amaso cyoro kibi cyawe nawe n'iteka ryose amen mena Yesu we ntago mahaguruka urumva yewe napashe izimbitse uramubona ndetse nyana mbikubita Innocent Innocent ati wapi ibyo bintu ntago nawapfa kubyemera ndavuga ati ngiye nzabyemera neza muri ati ngiye kujyamo ngirute ngiye kujyayo kugera se nangaye abantu ngo nza namubwiye ngo ngiye kujyayo nirebe ezo nsanga amaso naya yambaye amaroza baramwo yambaye roza ara myenda y'abagororwa umusatsi barawugushe bose bawita igihaza ubwo mu mutwe urasa no mu maso w'umudamu ko mu maso w'umugabo waba harimo ubwoya cyane turaganira mbwira byinshi namwe ubwanyu azabibwirira mugira amahirwe yo kumusura mukamugera baramukatiye ari ku minsi 30 kubera ko yambwiye ko nta dossier afite icyaha yakoze aricyo cyo gushaka kwiyahura ndetse no kuba yaracitse
inzego z'umutekano bafatiye mu kabari ngano barwanye ngo yavuye kwa mama kirakira ariko nene yamubwiye ni ibintu ukora bizakuviramo ibisazi ntibizagukora wakumvisha ko yari yanacitse ahubwo ngo yagera imbere akavuga ngo ubwo ngubwo inzego z'umutekano ziramukurikira ngo niba baramuka bamufashe waramufunga burundu agahita ubuzima bwose se yakijugunya mu mugezi abari aho ngaho bagahita bamuta n'amazi ntabwo yari kumwemera bagahita bamuhamagara inzego z'umutekano niko kuza buriya reka nkubwire hari igihe winaga mu ruzi rukakubwira uti ntabwo ndi kumwe nawe rugahita ruguhakanye wa muntu wamaga amakuru we nyine yabonaga ngo byarangiye ubwo rero reka mbabwire ngewe nawe nk'aho umukobwa washatse akuze yarashaje aravuga ati ngewe nzabibara mbibonye urumva ati nzabibara ngezeho nawe nzabibara ngezeho sasa ngewe ni ugutegura umunsi sinzi uzaba ufite umwanya tukagenda ukamusura ukamwibonera amaso ku maso ukumva ko kuri gereza ntabwo kuhasura ari nko gusura umuntu mu bitaro no mu bitaro hagira isaha haba iminsi yo kuhasura ahubwo umunsi uzambwire nanjye gukusanyiriza buri muntu nkoma nka 2 cyane ni ukuri nkamaye koko nkamubona nkamukoraho neza ukamukora ukamutuza ukamubwira njye nabibonye ngira ngo Yesu ni umwami kuri mbona ngira ngo kubonekirwa neza ariko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza niyo nagira gusa niyo kuba akagira isoni asoni yitwara kimarika yaba umwana mwiza yego tisi cyaba niyo bakugorera rimwe ko ariko witeka nashimwe kandi abwo icyubahiro kubw'inkuru nziza n'ukuri wamamagariye ndemenda ndasinda na moto yari bari bangonze ndikuza bari bongeye basubije muri cyagise nakasi korosi shaka kubitana n'iyindi ariko witeka abwo icyubahiro ko bitabaye n'ukuri uzanyereka sadunda ndewe nongere ngendane nawe nongere numva ari kumwe n'umudamu we reba karakana kiwi reba kuzakura utazi papa none rero umugore akazarinda agira umugore na sate yavuze ko nawe mugabo yashaka akabya akarangiza ku mwana umwe shanya urakoze cyane no kuri witeka komeza kuhumugisha umbwira ijambo ryiza kuri kiyangana n'abakunzi bawe muri rusange ukakibabwira ikintu nababwira ndabakunda cyane barabizi nari mbakumbuye benshi babonye ko nyirwaye bamwe ngo bari bazi ko mbeshya abandi sinze n'uburyo ahubwo nibutse ubundi sinjya nkunda kwerekana ko mfite ikibazo ngewe ni ukuri no kuva najyana muri nari umuntu urandemera n'amafaranga amwe ngo babaha amafaranga sinaryimana nawe ariko niyo mpamvu najya nkunda kwereka abantu ikibazo mfite ubwo ariko ndabashimye cyane ndabasuhuza kuko barankunda ndabizi bakomeze badufashe gusenga kuko Sadunda ni umuntu wacu kandi nabo ni uwabo urumva yikubise mu pasiteri yikubise mu butinga yikubise mu cyaryo kora noneho nazazakirizwa rimwe sinzi icyo kizakurikiraho ubwo reka dupanga umunsi nzakujyaneyo tugende turebe n'sanjyane umusure ugende umusure ibindi Imana ikomeze Imana zagire sanjyane umusure nanjye akakagoro kawe